Abantu ashobora kwibaza bati ahantu M23 ifashe yakoresha inama ariko se uraza gukoresha inama ahantu maze gusenya ibitaro, ahantu usenya amashuri, ahantu usenya isoko. Baraza bakabisobanura byose. Yewe na n'ubu ndabona ikintu cyatuma Tshisekedi aradasinziriye kubera M23. Izi nyeshyamba ntabwo zirakubita leta babaza ku buryo bajya kubiganira. Nayo mpamvu ubona Tshisekedi ishakira kwiganira n'u Rwanda. Bari abakongomani na Tshisekedi, bari aba M23 na Tshisekedi bashaka kuba bafite idiro bariho tutazi. Nese ubundi David kuganira kwa Tshisekedi n'u Rwanda bizaha igisubizo M23. Uri ngoma ikiganiro twakoranye hano ubushize. Yavuze ko hari itaka bafite riruta rimwe mu mataka y'ibindi bihugu ku isi. Ubu yabirimo irerekera aho ngaho nanone muri SUD KIVU nibe rime yegereho za cyane rwose. Ubona ko nyuma yo kufunga neza Rucuru cyane ko abantu barimo kuvuga ko kurwanya muri SUD KIVU ngo bizayorohera buriya. Ntabwo isa nk'igenda isohoka mu duce tuguriyemo abo bita wazarendo, imvukira z'abazarendo. Ibyo biraborohera muri siyasa kuko Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kix, yaba ya motera, ya buwate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro, bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga n'uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na paruwasi Gatolika ya Gikondo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye. Turi kumwe na David BISIIMWA-Marshall. David, Karame. Comment ça ne va pas? Ça ne va pas. Oui. C'est comme ça que ça ne va pas. Nta mahoro se? Nta mahoro, nta bidasanzwe. Ndashima Imana. Abonye ko umwiherero warangiye? Ntabwo nawukurikiranye. Ariko ko warangiye ndiko kubisoma, ntabwo ndawukurikirana ngo ndebe. Ahubwo se buriya ibyavugiyemo ko ntabyo ndi kubona nanjye bijyanye n'ibiganiro byatangiwemo. Buriya ntiwabaye mu buryo bwihariye butandukanye no twari tumenyereye. Birashoboka kuko mbere nabonaga imyiherero yaratumiraga n'abanyamakuru, twese bakadutwara. Ubu ngira ngo niko byagenze se? Wapi. Iyo ni imwe mu mpamvu yo yanatuma wenda ubwo ibindi turaza kubimenya nko mu itangazo ry'ubusozo. Icyo wagezeho ni iki? Wabona ko ari nk'umwiherero wakabaye ari umwiherero special. Ndi niko mbitekereza. Nabonye Rutundura rero muri iyi minsi yarajyanye ubutumwa bwa Tshisekedi muri Angola. Wigeze umenya cyaba giherereyemo muri buriya butumwa? Icy'ingenzi kivugwa cyatangajwe ngira ngo na Angola ni uburyo bwo kugira ngo hategurwe byimaze mu butumwa yarajyanye harimo ukwitegura kuzahurana ngo na Perezida Kagame na Tshisekedi. Ariko le contenu y'iyo message niba hari nk'akara nyine batayishyize ndetse wayibwirwa n'iki. Ibyo ni byatangajwe ngo
n'ibiro ntaramakuru bya Angola Angope. Ibyo rero ntabwo bashyizemo details, ariko ubwo wenda tuzareba niba na minisitiri birutazajyayo cyangwa se ubundi abaminisitiri b'abanyamahanga bafite no gutegura inzinduko za perezida nk'izo ngizo, ariko icyo gihe ngira ngo babikora en concertation. Ariko icyo mbona nanone nuko niba arimo hagenda umwe ntibabe bahahuriye nk'abaminisitiri b'abanyamahanga bombi ngo bategurane iyo nama, ubwo bwa buryo bw'ubuhuza bwibanda ku ruhande rumwe butari face à face bushobora kuba aribwo bukiri ku murongo kugeza kuri iyi saha, cyangwa aribwo bushaka kunonosora, cyane ko guhura ku Rwanda na Congo n'abaperezida babo b'ibyo bihugu ko ari bibiri, urebye na crise iri muri Congo y'intambara hagati ya leta na M23, ubwabyo abantu baracyabyibazaho. Si uko u Rwanda na Congo badafitanye ibibazo bashobora kuganiraho, ariko tukibaza se igihe abaperezida bombi baganira benkiriwamo n'icya M23, kandi M23 nayo ifite intambara yayo ubwayo irwana n'igihugu cyabo. Uribuka minisitiri w'intebe w'u Rwanda yahagarariye perezida Kagame muri conclave yabereye Bujumbura, ko hari igitekerezo yazamuye icyo gihe, uribuka ko ari perezida w'undi wari uyoboye iyo nama, cyo kwibaza igihe ni ryari M23 izicara kuri table bazaga, kuko wabonaga asa n'uvuga ko ubundi ariko bigenda mu gusoza intambara, abahanganye bararwana baraganira. Ndetse Tshisekedi muri mu mbwirwaruhame yarahira ku itariki 20 z'ukwa mbere n'umwaka wa 2024 yatanze urugero kuri Ukraine n'Uburusiya, avuga ko abarwana batatakaza no mu buzima bwa buri munsi kugira na contact, ntabwo yabyise ibiganiro. So ukibaza none se Burasiya yacaga amarenga ko n'abajya aganira nabo cyangwa niyo marenga yacaga, abantu barwana baraganira byanze, ariko ese wagira ngo ibiganiro byose turabimenya. We yanga kubyita ibiganiro byeruye, ariko yabyita abishyira kuri level ya contact, gukontaktana kugira gute. So nkibaza rero n'ubundi icyo kibazo kiracyahari. U Rwanda ruzaganira na Congo, bashobora kuganira ku madosiye atandukanye, bashobora kuba kuri FDLR, bashobora kuvuga ku bucuruzi, ni byinshi na za ambasade ntizite ba ambasaderi. Ibyo kuganiraho by'u Rwanda na Congo, bafite amakontrakt barajyanye y'ubucuruzi, Congo yahagaritse Rwanda n'ibindi. Ujye kuganira ni byinshi, ariko ahari amatsiko ni hamwe. Dosiye ya M23 nigeraho bizajya bigenda gute? Ko still na n'ubu ntabwo urabona akayihayeho ka leta ya Kinshasa yo kuganira na M23, cyangwa se akayihayeho ka M23 kuganira na leta ya Kinshasa, kuko bombi ntacyo barimo kugaragaza. Yego M23 bivuga ati ndabishaka, ariko nabyo abantu babiteraho imetero bakavuga se ko M23 yabinyotewe n'ibiganiro na leta. Ibyo ibyo basanga ngo bitarajya mu bikorwa, nakahe gakiza se M23 ngukira mu biganiro na leta ya Kinshasa. Ukujya ujya kureba n'ubundi izina ryayo M23 rinaburaho iminsi ibiri ngo bizihize imyaka 10 n'ingahe, hafi 15, ubwo izaba risaba kuri imyaka ingahe umusibejo uhereye 2009 16 niba taye ni 6 uyu ugiye kubareba ari 16. So ukibaza rero guhura kwa perezida Kagame na perezida Tshisekedi bibihosha intambara ku kigero kingana iki niba barwana en principe batarimo. Noneho rero ujuze ubona aho mbikurura, aho nkunda kubikurura mbyerekeza, kuvuga ngo M23 nubwo utabimbajije nta buryo yazaformera ikintu cyo kuvuga ngo nubwo muganira natwe turahari, ikagiformira ite? Ni ikoranabuhanga ryabo muri politike yayo, ntabwo ari muri ntabwo inyishyura, ariko ubwo ugiye ntanze igitekerezo. Iragiformira ite se ko Tshisekedi avuga ko atazigera aganira nayo azaganira n'u Rwanda? Okay, ubwo rero bisobanuye ngo u Rwanda ruzakemura ibibazo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byabo uwa babiri. Hari hasigara cya Tshisekedi na M23 bihondaguranira. Niho nibazaga ngo abatekereza ko guhura kwa abaperezida ushaka gukemura ikibazo kiri mu karere k'ibiyaga bigari hususani muri Eastern DRC cyakemukaho pourcentage ingana gute? Tuzabitera imetero n'ubu twabikora tukavuga tuti iyo ufashe ikimbirane y'u Rwanda na Kongo ugafata n'ikimbirane rya M23 na Kongo, wabiha pourcentage ingana gute kugira ngo uvuga bata abaperezida bahuye agahenge karaje cyangwa se haza agahenge kangana iki? Ubundi we nuko uri moderator kubaza
okay wenda reka mbyisubize gutya u Rwanda na Kongo bakimuye ikibazo bafitanye FDLR yataha ariko ntitwibagize ko gutaha kwa FDLR does not mean gukemura ibibazo biri mu demokarasi ya Kongo. FDLR yataha abatafite ubwene gihugu ntibabugire kuko n'ubundi hari igihe batabugize FDLR itarabaho muri za 70 ingahe izi ntambara zo muri Kongo ufatiye kuri za Kanyarwanda zabaye muri 30 na kangahe ugafatira ku makimbirane yagiye muri Kongo mu ngeri zitandukanye ugafatira kwishingwa ry'umutwe wa Magrivi mu 1982 washinzwe n'ubutasi bwa Habyarimana urumva yego usanga abantu bashobora gufokasinga kuri FDLR nk'intandaro y'intambara muri Asazo bwa Kongo ariko nayo ifite percentage yayo yihariye ku buryo unayikuyeyo bitabuza n'ubundi kimbirane gukomeza wenda avec attenuance runaka ariko ntibibuze n'ubundi gukomeza kuko niba ikibazo kiri politique kiri muri leadership ya Kongo ntabwo nano muzavanga ko nk'ikibazo gifite FDLR gusa ishobora kugira n'ibindi cyangwa FDLR ikaba ari bisembura ariko n'ibindi bihasanzwe so bikavuga ngo rero abaperezida bazahura reka batekereza yuko bikemura ikibazo cy'intambara iri muri Burasirazuba bwa Kongo n'amakimbirane ahari ntacyo Kongo ihinduye ikavuga uti mujyane FDLR yiwanyu mu Rwanda gusa ibyo gusa wanasanga hari aba FDLR yasize yigishije ya ideology yayo abanyaturabo yatoje abagize gute ibyo yashyize mu basirikare ba Kongo bigakomereza aho ngaho ugasanga ibihugu bicyuye FDLR physique ariko FDLR politique FDLR idéologique isigaye muri Kongo ku buryo n'ubundi nta kibazo nta muti ukomeye wabubonetsemo nuko mbitekereza ikingoye ni pourcentage yego ariko abazadufasha no mu makomantere batubwire u Rwanda rukemuye ikibazo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uwa babiri ese ibyo bisobanuye gukemura ikibazo kungana gute hagati ya leta ya Kongo nanone na M23 David hari ikintu warukomoje uti M23 ikwiye gushaka uburyo nayo yagira diplomasi yo kwicara ku meza rwose hari inzira ubona byanyuramo yindi ko uwo bakabaye bicarana ku meza nyine agaragaza ko adashaka kwicarana nayo uzi kumeze nk'umuntu urimo kubaza ifi ngo amaboga mu mazi bate yarasa ikarasa intambara iri open pana birabinirwana yitsimba mu byaro wakwicaza leta iyo yose y'igihugu utarayambura umujyi n'umufatika cyangwa 2-3 utarayambura abaturage ku baturage miliyoni 100 ngo yamburemo 20 yarwana ikareka kurwana imeze nkaho irwana ihuha ibyo bita kuri umugabo urabyumva byo ngo yakuramo ibyo guhuha so yarwana itarwana ihuha cyo ni Kinyarwanda cyumvikana yewe na n'ubusi ndabona ikintu cyatuma Tshisekedi aradasinziriye kubera M23 abantu baje bagitekereza gute uzi ko hari akaza M23 ikora imeze nkayikorera Tshisekedi none se reka nkubaza M23 nibigira polisi ntabwo ndababaza urumva ariko ifite ingabo zikora akazi wenda na polisi yakora mu bice yafasha so niba hari division ihadeployinze reka twe kujya mu bare y'ingabo ariko hari eneo area iyobora yego ababivuga abajya bakanavuga ko nta n'ikibazo ihateje mu yandi magambo ni staff wa leta irinza abaturage ba leta irabafidinga irabashakira imiti irabigisha iragira gute itanahembwa abantu bayigishaga bashatse babajyana ahandi bakajya kwigisha ahandi M23 yari kuba kasa mutwe kuri leta yiza ko ari iyotsa abantu ikabarya ikagira gute ikabayirirwa ibibaye basahura igira gute leta Kongo bifite ikibazo ariko politically uko tubibona muri propaganda z'imitwe yombi rwana yaba leta yakishije na M23 ntabwo turumva leta yakishije mu byishinje M23 ishinja leta ishinje M23 oppression ku baturage bahiyobora ntabyo ndumva giye ubwo ababyumva nibo babizi igihe ntabyo ndumva ngo leta ivuga iti abaturage babonagana mwabamaze abakiwanje bamaze abanyanza rimwe arahageze murabarimbura ahubwo sinzi nimaze iminsi ubikurikirana ahubwo leta nitangiye gukopera kwigana siasa na politika ya M23 kuko ziriya nama M23 mo koresha za Nyanzara leta ngirimo gucunga ahantu hakurya y'uwo mujyi yakoresheje inama nayo ikagenda ikahakoresha izindi nama ubutegetsi bw'igoma bufite ukuntu bukata bugaca mu Kivu bukajya gukontrona nabwo donc ni modus operandi ya M23 barimo kwigana y'ukuntu yegereza abaturage ubanza abo muri Nord Kivu baravuze bati M23 twigarurira imitima y'abaturage kuri yagute twige dusinziriye tureba barabitangiye abungije ciri mwami barabitangiye zimwe mu bigwate
byo hakurya ya M23 bayafashe nabo bakavuga ati turabizi ijwi ribagereho ntimuzabayoboke ntimuzagire gute ntimuzabaha abana nibagera aha ngaha cyangwa n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo ikanahamagarira n'aho M23 afashe ikoresha itangazamakuru ryayo. Mu yandi magambo M23 ntabwo ari umustaff mubi wa leta, ni umustaff ahubwo inigana izageza higane no kurwana n'imirwanire wenda. So urumva inyeshyamba zimeze gutyo zabuza leta gusinzira, kuko ari leta yita ku baturage yakabaye ivuga iti inyeshyamba zageze ahantu amashuri arahagarara, health system irahagarara, imihanda irahagarara, M23 igwa mu miganda y'ubutaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi kuko nta butaka yari yagira, ntiturumva ubwiyitiriro, iririmba indirimbo de Bukongore, ikambara idarapo rya Kongo, ikibura no gushyira imitwe ya Tshisekedi. Inyeshyamba zogeza Kongo uretse iyo de Bukongore bayiririmbye Tshisekedi ntasugira agasagamba siwe uhagarara iyo ndirimbo. Uzi ko buriya gihe nafuma nkabikuraho giyewe nkavuga ni amadarapo mu yamanure kwanza nubwo nta yandi mwashyiraho uzaririmba indirimbo ya de Bukongore. De Bukongore ni ukuduhagurukira, iyo umukongomani ahagurutse ya ndirimbo y'abazarendo nabo baririmba, none muvendura irimba indirimbo n'abazarendo gusa urambwira izi nyeshyamba zakuza gusinzira abana beza. So rero simvuze ngo nako prima abaturage narenganya abaturage, ariko nakora ibintu bijegeza leta kandi kumva. Reba dufata urugero centrale hydroelectrique ya Matere, niba amakuru mfite ariyo staff bakoramo na partnership wenda iyo yubakwa na Union Européenne for instance n'ubu birirwa bayubaka, bashobora kuba bakora n'ibyuma igoma, ariko turimo n'ibiki ibitwa dusesengura n'ibiki. Ibaze imishinga ya leta ikorera mu gace ka M23 ikajyaho ngo murabona ngo ntabwo twigeze dukupira amashanyarazi ngo aba bantu n'ubise baransikanya ko bigura abanyamakuru warite, ariko ngo n'imirimo iracyakomeje yo kwagura gucanira Goma, aho ni ukuvuga ngo umuriro ucomeka drone ngo ziguruka ne M23 witanga Goma kandi zijya kwirasa, ntiyandagira gutya ngo bakupira umuriro bumva ikizimo ko kimeze nkuko nayiba mu mashyamba. So izi nyeshyamba ntabwo zirakubita leta babaza ku buryo bajya kubiganira, ni nayo mpamvu ubona Tshisekedi ishakira kwiganira n'u Rwanda ngo bikemure ibibazo bafite, ariko se zimutwaye. Hari n'umukongomani ugira gutya agakora shofoma akaba yanakubwira ati bariya abakongomani bariya aba M23 na Tshisekedi bashobora kuba bafite idiro bariho tutazi, kuko arareba akabona akaburamo isura y'inyeshyamba kuri M23 akayiba. Nese ubundi David kuganira kwa Tshisekedi n'u Rwanda bizaha igisubizo M23? Nicyo kandi byo nkubwira nyine ngikwiye kuzamura ikiganza ngo natwe turahari, nka wa mukobwa bagiye gusaba bakavuga ngo yabaye mubikira kandi ahari akavuga ati ndahari, ntibababeshye ntajya mu bikira kabuki sinakwambara biriya bitambaro ntimuze kubeshya. Ayo musimbo yaratangiye kwivugisha utugamba none se kandi nkubwiza ukuri M23 gende ndimo kubisesengura mbibwira mu minsi M23 bazayizimya kisiyasa. M23 ntiwayitsinda kumbunda ariko muri siyasi barayizimya. Nese metamorphose ya M23 ntabwo yavuye muri CNDP ntiyavuye muri RCD zombi, bazimye bate? Buriya Tshisekedi cyabashakira ibirungo byo kubakaranga. Umunsi umwe Tshisekedi azazinduka avuga ati nshyizeho ministeri ishinzwe kuganira n'abantu batavuga rumwe na leta yanjye, ayihe bije, ayihe staff, ayihe n'umujyi zakoreramo, Rwanda, Nairobi, Addis Ababa, Lisbon, wherever ashaka. Urumva bajye kwicarayo basigara M23 yibimo kwikaranga wango ko mutaraza kabiganira mwavuze ko mushaka ko mutaraza ngo tuganire. Ikivuza cyose kize ku meza bati muvivure Kongo nta kintu buze, murashaka iki byose vivure, ariko leta izi yuko bitazamara imyaka 2 cyangwa 3 aribwo buryo bwo kuzimya M23 bazabikora. Niko zari sede bazirangije baba vice president plus 4 ba Ruberwa bicara mu ntebe yikaraga ibyo bikaraganye iki nirihe tegeko Ruberwa yatoye riza risubiza ikibazo cy'Abarwanda phone bamoyize Nyarugabo bajya mu nteko y'amategeko baba senateri niki kibakoze gisubiza ikibazo bafite sofa babashyire mu ngabo nk'amasunzu utashobora gutabara makanika kandi abo bashira bazava kwizima babikora umunsi umwe Tshisekedi azaba yikuyeho umugogoro imyaka ubarimo kubara countdown yarayitangiye. Urumva
itanu ya Tshisekedi iveho umuziga usigira undi nkuko nabo Kabila yasize bamuhekesheje. Zino nyeshyamba zikwiye gutekereza kabiri. Ibaze u Rwanda nyine rukemuye ikibazo na Kongo bafitanye uwa babiri bakavuga ati u Rwanda turushyize ku ruhande twadukire na M23. U Rwanda ni igihugu gifite imbaraga muri diplomasi no mu butasi ku buryo bashobora kumenya niba FDL babahaye ari FDL cyangwa babapfunyikiye. Ariko M23 noneho Kinshasa kuyicenga iyipfunyikiye itayipfunyikiye byayigora kuko yabi irimo leta birimo baha ibyo bibwiye ko basabye kandi ku mutima itabibahaye. Erega Tshisekedi ashatse yafatana abitakwira akavuga akabafungu bakakora kopa akavuga ati ufasha amadolari angahe tugufunga amezi 3 tugaragaze ko twafunze umuntu uvuga intuze zibibu Rwango. Vitali Kamere se yafunzwe igihe kingana iki basobanura gatari kuri diru na Tshisekedi atuzafungurwa ministre ari amafaranga yo ziriya miliyari gukoresha mu minsi 100 tuzazipasu ngiye kugufunga ibinyamakuru byose bizakwandika niki ariko uzafungurwa ministre. Ibyo muri Kongo nuko bikorwa. Kamere ngo yatsinze urubanza aho yari kuri dirazi tuyarye ushinzwe ubujura ntibuzagufata ayanjye nangahe kandi uzavamo na ministre wa plan. Ese David ukavuga ko M23 ibyo ibitabibara ibitabireba uko za RCD zagiye zirangirana za CNDP. None se niba none se nigiye guhura na perezida wa Rwanda cyangwa Kagame perezida Kagame ni perezida M23 kandi perezida w'u Rwanda. M23 siyoboye yuko u Rwanda ushobora gukemura ibibazo byarwo na Kongo iyo itarenkri itarimo kandi bigakorwa. Nyine ntibiyobewe niyo mpamvu ushobora kubifite undi muvuno nayo. Ariko ko ntawuzi nose kayineje ntabwo tuzi. Ese imivuno yayo yose ugomba kuyimenya. Nese sesengura rivuga iki ugiye umuvuno wa mbere mbyaje muri ibiganiro bififitse. Ni ibiganiro bififitse bitazatanga umusaruro. Ako nagakiregeje ko mbashije gucekinga mbona kavamo. Kuko leta ya Kinshasa ntiyoboye ko M23 rivuga kuriya. Ariko wibuke neza ko nubwo ihamagaza ibiganiro leta ya Kinshasa irishwa yuko bitajya biyihira kuko wa mutima wo kuvuga ngo ntituzongera gusubiramo amakosa twakoze mbere ibitaba infiltrators yabikosora amagambo no mu nyandiko ariko mu mutima bikiriho. Kuko urebye gap imaze kujya hagati ya M23 na leta ya Kinshasa n'urwangano rumaze kujyamo abantu barariwe barabokeje bagize gute imbwirwa ruhame uvuze imbwirwa ruhame ibi Rwango bamuha ubudepite ubu bitakwira no mu depite wo muri Ovira kugeza aho ugororera umuntu urumva wagize uruhare mu guteza mu kongera ikibi mu cyiza. None urambwira ngo M23 nubwo bayiha abadepite 5 baba bagize majorité parlementaire se ku buryo nibyo bazageraho bizajya mu bikorwa n'umwe ni babiri ni batatu banagera bakavuga ati muracyara abaswahilofone muracyara abarwanofone style sibyo muri infiltrators imyaka 2 irahagije guhita ukora udisuda udisudre iyo ntuze kuyicurika bakayikora iyo ntekesha amategeko bakabashyira muri government karikonke urumva hashira ukwezi bagashyira ku premier minister ati no guverinoma irananiwe dushyireho indi bakabatakaje portefeuille zabo. M23 niyo mpamvu abahanga bandusha basesengura bavuga ko iyo muganira ko ati ikwiye kugira ahantu yitegeka kugira ngo ibyitekerezo bishyire mu bikorwa wenda mu bufatanye na leta in partnership cyangwa se without your partnership. Urabona bigenda bigerwaho ibyo ntabyo mbona kuko baracyavuga ngo tuzajya Kinshasa ngo tuzagira gute ibintu nk'ibyo ntibaratangira gushushanya rya soko navuze bazatanga bashuranye bati dutegetse ahantu ahitwa gutya twaririmba ibi twaririmba biriya twakwambara gutya twakwambara biriya ariko baracyambara amapeti ya FARDC biraze bivuze iki. Nyamara wasanga uzabyuka ugasanga ibyo byakozwe baryamye bitarakorwa kubera ko bitari mu byifuzo byanjye ntabwo ndumva M23 urumva ariko biramutse bikozwe baba bakoze ikintu kizima baba batekereje neza. Erega bazabatera amabuye ndabizi amabuye imijugujugu izabaza mu rwego mpuzamahanga. Hari intara bita Catalonia iriya ikipe yo muri Barcelona yigeze gushaka kwigenga bayikubisa amabombe y'amabuye n'amategeko n'iki n'ubu ngubu ejo bundi mu kwezi gucyumura gishize nibwo babahaye amnesty imbabazi zabitekereje ko bigenga. So kwigenga ko ahantu ni kimwe ariko no kutigenga ko ahantu hakaba nka Etat fédéral yubaha ubutegetsi bwo hakurya kuko bimeze muri za Ethiopia ni ikindi na za Nigeria na za Amerika. Uriya muri Amerika California bashobora gutora itegeko ariko ritubarizwa muri Texas.
hari na bamwe, hari na leta imwe muri Amerika ifite ingabo zifitanye umubano n'ingabo z'u Rwanda, ndashobora kuyibuka ni checklist. Urumva ko n'intara zifite n'ingabo, zifite ba sherifu bazo, polisi uko ikora n'iki bafite ukuntu bakora gutyo kandi bikubahwa. Nuko Ethiopia imeze buriya, ingabo z'intara za Ethiopia ziri ku rwego zya Air Force na mechanized n'ibifaro, bakagira indege z'intambara ari ingabo z'intara, ariko zubaha ubutegetsi bwa Addis Ababa, hakagira ibintu bikonsensuel bumvikanaho. Kongo simbona n'umunsi n'umwe simbifite muri jewe kubona umurwanda fone yongeye gusubira gusagambira ubumbashi akisanzura akabyina maraba akabyina ikinyemera agataha amahoro. Ntabwo mbibona hafi yanjye, ubwo nimarisha utabibona hafi ubibona hafi byo uburenganzira. Sindimo kubona umuntu avuga ati je ndi umunyamurenge sha ikinshasa ndi nko muri rompo bakango bahifatire selfie, urumva bahabyinire igisirimba abikinshasa babonemo umucyo. Bizagorana. Icyakoroha n'iki rero ni ugutangira kutagetinga ibintu bituma baba ahantu batuje kandi wabo bakacyura izo mpunzi zikaba bikagira gute n'ikindi kizi wabo uhateye bakarwana inkundura. Buriya umuntu wo muri Oromo, Oromian Forces yibeshye ikajya muri Tigre intambara ya Rota, ingabo zo muri Amahara zibeshye zikajya muri Oromo kubateza akajagari bakarenga umupaka, bahita barwana bibi cyane. Ubwo Ethiopia ikaje kubakiza. Kongo ikeneye kuba leta federale cyangwa se haba no kwigenga, ko bashaka kwigenga bakigenga, byose birashoboka. Bakamenya gusa ko imijugurugu ntabwo izaba mikeya, either bishobora gukunda cyangwa bikanga, kuko imbaraga za gisirikare barazifite zo kurwana kuri aho hantu baba bashyizeho. Niyo bavuze ngo tuzongera guhunga tuzagira gute, en fait ubona muri M23 philosophical icyo kintu bagitekereza, ariko niba babona ari nk'inkoni ishyushye, ari nk'icyuma gishyushye, niba ari batinya gukoraho, njya mbwira abantu ngo naho bafashe ntabwo bahidenesheje, si ideni bahawe na leta. Batangira ko bihakorera. Uwiringoma ikiganiro twakoranye hano ubushize yavuze ko hari itaka bafite riruta rimwe mu mataka y'ibindi bihugu ku isi. Ngira ngo ni kuri Premier Media Rwanda niba ntibeshye tumuye ikiganiro. Ibi ndimo kuvuga Bertrand Bisimwa bivuze muri press conference ariko gukora ibunagana ko nibyanga byose bazashyira abantu bategeka. Ntabwo ndimo kubihimba se no kuzana, hako nibabishyire mu bikorwa nyine bitekereza, kuko leta yarakaniye ko batazaganira niko yagize. Ariko urumva iramutse baganira ikagaruka yahinduye umuvuno, kuko Kongo yabikora, yavuze ko itazaganira n'u Rwanda. Ubu Kongo ndimo gupapira ngo baganire n'u Rwanda. Tshisekedi ari Doha muri Katari, ahubwo ubu noneho nibo basigaye bashaka ibiganiro n'u Rwanda kumwete. Kubera iki se niba baracuritse ikibugo gutyo batacurika no kuri M23, bashaka kubanza gusoza cy'u Rwanda bakajya no kujya M23, bari abana bashaka iki byabe ni Museveni yavuze. Noneho icyo cyavamo kindu cyari cyo nuko M23 indi episode yindi yazitari yingiye yakwitwa Ruvumwa. Abantu bari bateza akajagane mu karere, bateza intambara yo kunsadeke yahagurukiye abarundi bande yande bose. Ubu ngubu ntiritwa Ruvumwa, irabyitwa na leta yabo gusa, ariko yaba Ruvumwa mu karere. Aho mu M23 ciye bakavuga ati dore ngizo zanyeshyamba zihora ziteza akaduruvuga karwanisha ibihugu, niba tirwanaho kuri inshuro. Iyi episode katashishasa izabakorera ishyano, kuko ntabwo nduzi urimo kubyitaho kaneja. Leta iramutse yazundukiye hano mu mujyi ivuga uti n'abanegosiyateri inga babahageze, M23 yasigara isubiza iki? Uretse kujyayo bakayicenga nyine. None se ntiyajyayo ari byo rivuga. Museveni yavuga ati ko bya bindi mwambwiye noneho Tshisekedi yabikoze niki. Ko Museveni ari jambo yavuze avango babyanga tukabona kubafata kuko mubafata. Urumva ko M23 iriri biganira, ariko ko n'igihe izabihatirwa nta kizavamo, kandi nibyanga hazayiviramo ikindi ncira ibiryoshye miri bishyushye. Rero nava muri iyo frame, iyo cadre nayivamo yose. Nibyo navuze ngo ni imibare. Yewe uwo mubare ungize n'umukonsita ngo mukore wanza nanjye wangora, ariko wawukora umubare wo kuvuga ngo mwamaze kutwanga, muturira abantu, mutwita abanyamahanga. Urumva iyo amaze kubwiye ngo winyogwe ko nta mbyiro mfite, murahitamo ibintu bibiri, ko ahantu turi mutazongera kuhakandagira, niyo za ndirimbo twaririmbaga ntizizongere, cyangwa murahitamo tuziririmba ariko by consent runaka. Gusa ibyo biteye ikibazo Kongo. M23 ishobora guharanira ibyo, abirubumba ashobora guharanira ibyo ngibyo, ariko ntacyo byaba bitwaye. Nese Amerika kari kubaho, Ubuhinde kari kubaho hose, kari leta federale. Nese babuje kuba Abahinde? Ntabwo babuje kuba Abahinde uko byagenda kose, kandi barabitangiye bashyiraho parlement za province. N'utuntu duke two kongeramo.
wabonye ukuntu province ya Kivu y'Amajyaruguru abadepite baho bo kwa Seninga babwira leta ko bashaka ngo yaganire na M23 iyo baza kuba babyikorera se hagati yabo ntibaba baramaze kuganira ikibazo cyarakemutse iyo abanyakivu baza kuba bikorera bikemura ibibazo baba barabikemuye cyane ariko ntacyo umusonga w'umuntu muri Kivu y'Amajyaruguru urazaho ubuza gusinzira umuntu w'Kinshasa uwirubumbashi ntimuza gusinzira uwikoroweze cyane nahe hose ntimuza gusinzira muri za Kasai hose ibyabo barabikora ariko ibyo muri Nord Kivu bikanga M23 bashobora kuzayirangiza bakoresheje andi mayeri wowe mu president nka Kabila ngo ibintu abakorera atangira anabarokritemo ashora $. Tshisekedi wanzana amafaranga agira simvuze ko M23 yikangisha amafaranga ariko bujya no gutwaye babiri cyangwa batatu abatwaye none se nobona bamasuzu batumvikana nabandi ariko still n'ubwo harano usanga umuvandimwe muri M23 umuvandimwe ugasanga ari muri FARDC yego icyo se ntabwo bagiheraho bavuga ati hamagara muri umuna wawe wese ko ntacyo wabaye nawe ntacyo azaba siko batwaye abantu se muri 2009 nakoreraga Rubavu iriya ntambara y'ikavarenga gakubi nyireba gutya nkuko umuntu bamayisha baba bahariye so no kuvuga ngo rero M23 irarwana kandi irimo kurwanya intambara gisirikare izi ko ifite cause politique irishwa ko irwanya intambara n'imbunda ariko ifite impamvu za politique ariko se ku ruhembe rwa politique bageze he ubu bageze he ubushize ariko se natubwiye ko ari ubwo barimo barabyubaka mu byo bubaka rero nibashyireho area badashobora kurengamo barwana banayitangaza donc niyo batarafata ariko bayifite mu nyota yabo bayivuke apana ibyo kwa ngo tuzagarukira Kinshasa never ntacyo byabagezeho kugera Kinshasa haraho bagera bakabavugiriza induru batazi n'ikibazo cyabo ko kimeze niyo mpamvu imirwano iborohera iyo barimo gukemura ikibazo cy'ahantu basanga umusaza nkaho ni Nyanza bati nahetse makenga none umuntu utarahetse makenga wo muri Manyema uzamubwira ibiki katahetse uwo makenga akatamuzi kandi adafite n'inyungu yo kumumenya erega no kuva ko rwanirira abantu bose n'abatakuzi nabyo ntacyo binavuze bivuze ikize wavuze ko rwanirira bene wanyu ukasobanurira impamvu ikumvikana abandi nabo bakazirwanaho bo nta miryango bagira M23 asa ni Yezu wa Kongo ni Yezu Kristo waje kubambirwa Kongo nibanza yibambirwa ibikure ku musaraba iriho huza Kinshasa utaracyura n'ababyeyi bawe wenda ndabyumva bageze Kinshasa bagira prerogative hako no barwana n'umusirikare ese bigabwira iki ko bahagera ubundi ntabwo M23 ibintu byose uko bishatse ariko bigenda sinabonye ntabwo ari umuntu important sinabonye ahubwo ngo muri Kivu y'Amajyepfo naho yatangiye kujyayo ari agace nahoze nsoma mu gitondo kitwa ngo Bihambwe ni wari Bihambwe naje umwe mu bantu bazi hari arambwira ataho ngaho ujya muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo ari muri Kivu y'Amajyepfo utaragira na Rubaya Bihambwe ubujya Rubaya kuri kiriya kirombe cya Mangacucu ariko ahubwo wenda ho bita Numbi na Ngungu niho hashobora kuba hegereye SUD KIVU ipfiriye ya kuko M23 bazitaragira no Masisi kuri zone kuri commune ku karere mazitarana hagera ariko Ngungu nizo za Numbi kontu bahazi ubusatira agace ka karere muri SUD KIVU ibyo nta kibazo byo ni byabo nta bujya no gwafata santimetero wayisobanura kurusha kuvuga ngo yafasha icyo kuhafata n'ikimi cyuzahamaza n'ikindi ubu yabirimo irerekera aho ngaho nanone muri SUD KIVU nibe rime yegereho za cyane rwose ubona ko nyuma yo kufunga neza Rucuru kuko isa nkaho ifite 95% ndetse aho bitakanya bayonga idafite ubona ko byanze bikunze ishaka no gufata Masisi yose n'ubu wakumva ngo yafashe ibyo birombe bya Rubaya wakumva ngo yafashe za Numba aho ngaho za Ngungu kandi urabona ko wenda hari uduce ubona bashaka gusiga hagati nka kuri babasize hagati Goma kamene ubona bashaka kuyisiga hagati ko nabonye abandi basesenguza bavuga bazobereye hariya kubita hari uduce hari hanone M23 udashaka kurwanira ikahagota hakikuramo cyangwa hakayiyoboka ariko Ngungu ngo abasirikare b'abarundi bahakubitiwe ukurikije uruhare rw'abasirikare b'abarundi bagiye muri Kongo nk'abishoye batari no muri SADC bagombye kubaho bari mu bantu bakemura ibibazo muri aka karere ubona ko niyo haraswe umwe abantu baramutubura bakamugira nka 50 ntabwo nge nemera ko abasirikare b'abarundi bangana urya abasirikare b'abarundi bapfiriye barashize kandi n'abarwanyi n'abasirikare bafite ibikenewe byose ngo barwane se kuki bumva ko bapfa nk'udushwiriri gusa n'amakimbirana abarundi bagira n'abari abantu nge ndimo ndasoma Rwanda Tribune
Rwanda Tribune ni Rwanda Tribune nyine ubwo uzasoma n'ibindi ugire gute Rwanda Tribune se yari iri hariya ngo afite umwe mu bantu ngo niba ari muri Pareko umwe mu bavugizi ba Pareko General Mutayomba bavuganye na Mutayomba bo muri Rwanda Tribune Mutayomba ni urinzi ibirombe bya Rubaya ararenga arababwira ngo abarundi bashize yego Mutayomba se ninjije uko wafata abasirikare bari ku ruhande rumwe akajya kuvuga uko bapfuye bashimangiye ko izi nyeshyamba zagabye ikindi gitero mu gace ka Rubaya kari gasanzwe kagenzurwa na Nyatura na CNRD-FR na FDLR n'imbonerakure gusa yirinda kwemeza ufite ubugenzuzi bw'iki kirombe gikize ngo ku mabuye yakorota n'agasegereti M23 ishobora kuhafata aho hose ariko guhimbira ku basirikare babone ngo bapfa nk'abantu nk'abandi badapfa abantu barwana impande zose barapfusha M23 nazo zirapfusha buriya ntabwo ari abamayimayi n'abamayimayi barapfa ariko kujya mu mibare ntabwo mbona ari ikintu cyungura ingabo ku rugamba we yagiye wambwira aho wafashe ariko ngo wapfusha bangana batya ese reka nkubaze wari uzi ko iyo politike yo kuvuga ngo abantu barapfa cyane bagakomeza bakarwana nabwo ari ubudatsimburwa ku rugamba ubumeze nk'uvuga imyato wo mu Rwanda wisha abantu 100 abandi basigaye 50 barakomeza bongera baragutera ntabwo wumva ko harimo n'agasuzuguro ko kugusuzugura ntabwo se wumva ko harimo icyo wakata ubudatsimburwa ku rugamba kuko bamaze kugira ku yindi level bavuga ngo uko tungana kose tuzakurwanya so propagande ngizo ntabwo ugiye kumusesenguza nazinjiramo bishobora kuba byo cyane ibyo ariko ntabwo numva ko bari mu imibare myinshi abarundi barapfa ntibarashira saba abasirikare se bapfa se batarasa abasirikare b'Urundi bararwana n'indwanyi nk'abandi basirikare ariko ubu sereka nkubaza South Africa ntipfusha Tanzania ntipfusha nta makuru ariho kuko bishoboka ko M23 hari n'ibiganiro bashobora kuba bagirana n'ibihugu by'ibihanganje bya bucece none si bigeze ku Barundi bavuga byose kuko wenda batari muri diro bavuga abandi ntibagire icyo bavuga kubera ko wasanga hari na diro kugira ngo boroshye ibintu ubona ko SADC itakirwana n'abatanzania n'abanyafrika y'epfo wenda wasanga M23 yarabihanije iti nitwongera kubona subutu rimwe urumva turaza kubigaruka bya SADC Kongo Rusaka bagiye no kuhakorera inama yo kunoza ubutumwa bwa SADC muri Kongo ntacyo buzageraho no gupfusha umwanya gusa David reka tugaruke gato ku byo nabonye ngo hari ibisasu bya rutura byasenye isoko rya Minova amashuri n'ibitaro bikavuga ko ari M23 ngo ushobora kuba yabirashe aya makuru ameze ateye aya makuru nuko nayumvise nanjye ariko kuko ntabwo ari kuri tele hariya ariko kuba ushatse gutera imetero ku buryo bworoshye wabona ninde ufite Minova ni leta ya Kinshasa ubwo rero kubishinja M23 byakoro kuko ntabwo leta yirasheho isasu gusa nanone mu ntambaro babyitondera leta ishobora kugenda ikaharasira ibisasu urumva abandi nabo mu gushaka kubizimya bakarasaho biturutse leta ikitwa ko itabirashe ariko rero yaharashishije yakoze nk'ibyo bira bita bouclier humain kwikingira abantu kugira ngo utere kandi M23 maze iminsi bishinja leta ya Kinshasa na MONUSCO icyo ni ikintu gishoboka rero kuba urabibona muri Gaza niba nabyo ari byo umaze iminsi ubona ko hari intwaro zikorwa mu bitaro nk'ari ARI bahakuyemo intwaro nabonaga kuri video ya Israel Defense Force babyerekana ukabona nibyo kuko ibyo rero mu ntambara ubundi bigize icyaha cy'intambara haba kurasa ku ahantu ku bitaro amashuri cyangwa se haba isoko cyangwa se haba kurasira aho hantu leta ya Kinshasa rero ikomeza kugirana inshingano zo kwibaza kuki ahantu habera imirwano kuki bashyira abana ku mashuri kuki batevakiwa badakura abaturage aho hantu ubundi imirwano igeze ku birometero runaka ugomba guhita uhakura abantu cyangwa se ugashyira amabendera ya Croix Rouge ku buryo aho hantu hatarasirwa ntiharasira abantu ariko ino ntambara yo muri Kongo uhibaza irwanirwa kuri ze standard bikakuyobera ntabwo nibwira ko FARDC izagenda ngo ishyire ishinga ibibunda ahantu nibirasa abandi nibatagatinga ngo kuko ushobora imbunda ishobora kurasa n'indi imbunda ziremera kuko barazubaka iyo site rero bashobora kwishyira muri coordinate zabo bakabatereka turasi iyi site aho giturutse kije kizanye umuvuduko ungana gutya giturutse hakize gute cyangwa se na imamane ko bakababwira ati kirimo kurasira hanga uko nabo bahafite bavuga ati bararashe barimo kurasira hanga ntabwo waceceka ngo uvuge ngo ibi nibi wabasubiza
cyangwa se ugakoresha izindi incursion z'ingabo zo ku butaka zikajya kubanetraliza utarashe, ariko ibyo bintu inyeshyamba zajya gukora imbere zishaka iki, uraharasiye nawe barakurasha empoe entre, hari ibintu birenze se. Ariko wowe waharasiye niba kuko ariko byagenze, niba ufite inshingano yo kutaharasira, icyo ni cya mbere. Cya kabiri, kuhakura abasivili ukaharasira abo bahakuye, hakaba declare nk'azone y'intambara, ariko ntihabe hakitwa ishuri, ntihabe hakitwa iki, ntihabe hakitwa ibitaro cyangwa yego. Impamvu nabikubwiye ni uko ubu abantu bashobora kwibaza bati ahantu M23 ifashe hakoresha inama, ariko se uraza gukoresha inama ahantu umaze gusenya ibitaro, ahantu usenya amashuri, ahantu usenya isoko. Baraza bakabisobanura byose, bakababwira bati murabona aho imbunda yarasiraga, dore ibitore byayo, urumva. Bashobora no gufata ngo bazirasaga mpiri, bati nabanga bazikoragaho n'abangaba muri mateko azabo, nta yandi mahitamo yarahari, turababohoye ntibizongera. Niba ari inyeshyamba s'ubundi zifite uwo zihohoraho, hako inyeshyamba ko bazikinisha. Ndetse inyeshyamba zo zipfe zirimbuke zishire kuko zirimo kurasirwa ngano ngo ziye kurasa ahantu. Erega kandi wari umaze kuvuga ibya bari bya by'intambara, ibyo byo kurasa ibitaro, byo kurasa iki, bishobora kuva bya intambara babigenjeje, bishobora no kuba dega collateral bitewe nuko n'izina byafashe. Ariko M23 kugira ngo iharasirwe yeye gusubiza inhabo hose, ahubwo bayirasa nayo ikabarasa ikajya no kuhabo hose. Ukeneye ibyo bisobanuro ikabitanga, ariko ntabwo yakwaga gatuza ngo mugiye kwikinga mu bitaro. Usire ibyo bitaro bya Amerika niho hambere rwani hari ibitaro mwesose, ntabwo byari bihari. Hari ibitaro bikomeye ruzarucuse ntibihari bya de reference memo binakomeye. M23 sibwo bwo bwa mbere rwani hari ibitaro, ibyirimo gukorerwa sibwo bwa mbere yabikorewe, ifite ko yabyisobanuramo. Hariya ni iwabo cyane ko abantu barimo kuvuga ko kurwanira muri SUD KIVU ngo bizayorohera. Buriya ntabwo isa nk'igenda isohoka mu duce tuguriyemo abo bita wazarendo, imvukira z'abazarendo. Ibyo biraborohera muri siyasa kuko nta bihararumbo ibisanga ahantu byayirwanyije, kandi bakavuga ko abashi mu mico yabo batagira ironda koko. Nabashi ngo nabana beza cyane abantu babaza. Ubwo nabo kwa bakanyuka kwa ba Betra BISIIMWA bari bageri BISIIMWA bari bageri wabo nyine. Intambara muri SUD KIVU nk'uwabo BISIIMWA yamworohera nawe yagenda avuga amashi nkuko Makenge yageze Nyanza, nabo abavuga ibyo bavuga ukumva barumvikana. Abashi nta resistance, ntago bijandika muri ibi bintu. N'abacuruzi bareba inyungu zabo, ukarwana komeza, nta macakubiri bagirana, ntago biko mu Rwanda, nta kibazo bafitanye n'u Rwanda. Bahahira Rusizi bagira gute business zabo, baguha ibifaranga nabyo babiguhereza amahoro agahinda. Ubikere ibyo se bivuze bakagutera inkunga nyine ugakomeza cyane, bayiguterwa kugupfa kuba umutekano ukabakiza izo nduru. Biravuga ko M23 no ahantu maze kurwana ariho hari hagwiriye imvukira z'abazarendo benshi, baba ba notable babo ababashinze, kuko bafite ababashinga aho uvuga za Rubaya hegereye wabo ba Mayanga, abamutayomba ushaka ko bari wabo n'urugero. Ariko haro M23 izagera ihasanga nta mvukira zirwanya zihari nyinshi, abantu baba bari netre hagati ya leta nayo, so urugamba ruzayorohera. Aho yarwanaga mbere naho hari abo bazanendo benshi, naho ni wabo nayira havuka. Ibyo wari umworoshyo umwe, ariko undi mworoshyo duplice nuwo kurwanira badafitanye ikimbere ngere byose, babafata nk'abashyitsi. Ati muje mute muri mwege M23 twajyaga tubumviye ni ibyo ngibyo. Nge numva BISIIMWA yabagezi wabo muri SUD KIVU, harimo nabandi batandukanye bien sûr, ku buryo aho yarwanya. Kandi ikindi kinahari gusatira SUD KIVU uko byagenda kose, yabiri nashakisha ukuntu yazahuza na twirwaneho ibirindiro. Akandi gakoryo ka gatatu yabirimo izimya influence y'u Burundi, kuko yabirimo ibasumbiriza igera ku mipaka yabo. Ubwo igiye mu M23 yageze Kamanyora igakontrola Rusizi, Abarundi ibyo umuntu ibyifigira mu mazi byigira ku ikarayi, ibikora izo SUD des attaques de dissuasion y'uwo mwarwana. Abarundi barimo kurasira abantu Masisi, none mwebwe M23 mwarwanaga igeze ku mupaka wanyu, haje ubwo ngubwo waba igihugu kitagira imyanya nta mibare batangira gukora no gutekereza. Iyo ni dissuasion y'ubwayo. Abarundi bashobora gukura ingabo muri Kongo bakavuga ati turakomeza kurwana n'abantu duhana imipaka, kandi abantu imipaka barumvikana. Niba ari ibintu bya duwane mu byumvikana, urumva wabyanga wabyemera. Ndetse u Rwanda na Kongo aba agence de douane
bo kuri grande barriere na petite barriere ntibavugana umunsi kuwundi, byanze bikunze hari ibibazo bagomba kuregera babishaka batabishaka. So ubwo nabo bazinjira muri iyo game. Biriya bisasu ngo byaguye hafi inkambi ya Mugunga. Ibyo ngibyo wari umuvuga ibyo za Minova, ubwo hinduye icyerekezo, yego, ugarutse Mugunga hafi na Goma, yego, ariko si ubwa mbere Mugunga haguye ibisasu. Ibya Mugunga bimaze kuba nka rutine, birahagwa nyine kandi wumve n'impamvu nibi bisasu bitabara kugwa hariya kare nijabo. Ibirindiro bya M23 biri mu nkengero za Sake, kuko ku misozi ikikije Sake n'ibiri ku misozi ikikije Kivu, aho za Shasha za Karuba nayo hose, kugira ngo birase neza urabirasira Mugunga, urabirasira Bambiro aho ngaho mu Bambiro. None sukurasa nawe uramusubiza nyine ibyo navugaga. Ntabwo reka kugira ngo reka kutubitware gute kugira ngo tworoshye ibintu. Ahantu harasigwa ibisasu bashobora kuraswa ibindi ku buryo bworoshye, bitewe n'abarwana. Ni icyo ngicyo mbona je navuga. Mugunga rero nayo iri muri Mugunga, iyo uvuye Isake ugafata izo za Mugunga, ugafata izo za mu Bambiro, nizo ntambwe zindi ziba zisigaye werekeza Igoma. Ahandi hantu hasigaye nuko M23 bivuga ko ishaka kwigarurira agace bitabweramana n'agace ka Minova nyina ko ngako, kuko giwe nanatekereje ko M23 kuba irimo itangaza ibya Minova n'ibibazo biri Minova n'iki, washanga ishaka no kuhafata. Akenshi ubona ko ivuga ibibazo byane ishaka no guhita hafata. Kandi ufashe Minova na Bweramana, wabonye uburyo ufata cya cyambo bita Nzuro, ya archipel yinjira mu Kivu igigoma. Mu bigaragara agace ka Nzuro niko gace kazengereza Goma. Uzi ko gufata Nzuro bishobora kubuza ibitotsi Goma kurusha Kibumba. Nzuro ni Goma, Nzuro na Kesha birafatanye. Na ahantu wanakwambuka, uzi koga wanakoga ukagira. Kandi Nzuro umuzi wa Nzuro ushinze Bweramana naho za Minova. Urumva? Mu yandi magambo M23 gufunga za Mugunga na za Bambiro ni inzira imwe, ariko no ishobora no kugira menace iturutsa ku cyambo cya Nzuro, cyangwa Nzuro ikaba uburyo butuma Goma ihumeka M23 idakeneyemo, kuko iriho icyambo nyine kigera za Minova kikajya n'amabuye ava za Rubaya acukurwa M23 itarafata, ajya gukontrona hepfo za Minova agaca kuri icyo cyambo cya Nzuro akinjira muri Goma agakomeza mu ndege. So Minova aracyarakasa mutwe, kuko ari intebe y'icyo cyambo cya Nzuro kinjira mu Kivu kikagera Igoma mu mujyi. Urumva? Bya birometero bavango 20 nguvuye Isake uvuye Nzuro naho igigoma byo ntabwo nzi uko bingana, twabipima muri Google tukabibona, ariko Nzuro na Goma no ahantu hamwe. Ndetse mu yandi magambo ufashe icyo cyambo cya Nzuro naho Goma yabihuye n'akangaratete. Hari igihe ubushize ntitwavuga ko bari hafi yacyo. Hari amakuru yanavuze ko yigeze gufatwa ariko ibyo twabyiseguyeho. Ntabwo byari ukuri. Ntabwo wafata Nzuro utarafata ku ya ntebe yayo, hamwe itereye nyine yinjira mu Kivu iryo shami. Utarafata iyo Bweramana, utarafata iyo Minova, Nzuro niho ishingiye. Wenda wifata ukoresheje marine, ariko ntibikunda. Ikindi Nzuro nifatwa niyo Minova igafatwa bashaka Nzuro, Sake izabaye safe completely. Kuko Nzuro iyo yinjiye mu Kivu, ibumoso hasigara Sake, ureba Igoma, iburyo hagasigara Kivu gisanzwe. Kandi muri ubwo bumoso busigara iburyo nibwo burimo Sake. Sake rero nta kuntu yakomeza kuba kasa mutwe ngo abantu bayisazemo nk'abazarendo bazi ko hakurya yayo ari Nzuro. Urumva? Mu misozi y'ikijare mu 23 Sake yabe safe muri iyo mpamvu. Akandi kantu nasozerezaho, ufashe Nzuro, ufashe Bweramana Minova Nzuro, iyo archipelago yinjira mu Kivu. Uko nabibonye giye ndi Rubavu, indege zose zigwa Igoma zarara hejuru ya Nzuro, ziza ku Kivu hejuru, ariko zisa ubu zireba mu indege igwirira mu nda nk'umuntu uri Masaka. Izo ndege ubwo yaba kajugujugu yaba suko yaba ikindi zose zarara ku airport ya Goma zimanukiye ku Kivu hejuru. Ubundi uri za ya misozi ya Karuba muremure, no indege wazirebaga mu Rubavu, ariko uri Nzuro ubuzireba mu nda ubwo rero ukaba muzungu Houston yigeze gutangaza wazabona M23 yahera gufata ahantu nkaho ngaho igafunga ikibuga cy'indege cya Goma, kuko ibifite imirongo yacyo byakunda ikoze no fly zone rwose byaba byoroshye. Gusa ikindi ndavuga za gisivili za gisirikare zubona ko zitakirwana bazishakiye umwanzuro. So rero M23 muri SUD Kivu birashoboka kuri izo papazi enye z'ingenzi kuba yazabona connection na twirwaneho. Nabajije ejo bundi mu butumwa bugufi
welcome Kamasa coordinateur wa twirwanaho mubaza niba bari muri Alliance Fleuve Congo koko ambwira ko batarajyamo kandi ngo ko nibajyamo bazabitangariza abantu ako kantu yongeyeho nako mbona ko iyo probability ishoboka kuzajyamo ariko umenye ko ibyo uko kuba bakora ishoboka byose bakazahuza ibiganza natwe rwanaho ni kimwe kugenda basatira imipaka y'u Burundi kugira ngo Burundi butangire bwikure mu ntambara ya Kongo ni cya kabiri icya gatatu kuba ari wabo wa Bertrand Bisimwa nawe akeneye kuzajya kwivuga imyati wabo no kuba abashi batagira ivangura moko icya kane kuba byabegereza gukontrola ikivu n'ikirere cyacyo kigigoma byaba na ngombwa bakazanahuza ijwi naho bafite ariko kandi no kwanserekera goma byenyewe byumvikana byuzuye noneho hatarimo ibintu gice byo guca imigani yenya manira yagoma hari gihe batazayi nyamuga mu munsi bazayirwana nanjye ndivuguruza ubundi nkabona goma izikuramo ubundi nk'umuntu ufite umwana igoma ukiga igoma niki azikara muri systeme muri appareil ya leta nta mibara afite ubundi ushatse wafata basigaye muri goma bategetse nk'ibyitso bya M23 kandi bagiye kujya babikatira igihano cy'urupfu wahana bakatira rwose umujenerali uri muri Goma n'umuryango we umuntu muri guverinora uri muri Goma n'umuryango we usinzira bugacya kumara n'ikibazo afite ukuntu understanding M23 ariko umuntu uzi ko nta understanding bafitanye n'ikimbirane kubera n'imirwanire yabo n'iki no guhora bacagagurana yaba yaragiye akageza agomba kuri selfie kuko Goma nta buryo gifite bwo kwirwanaho Goma yaba protected n'ikintu kimwe gusa byacenga rya guverinoma tujye kuganirira ubunaka imirwano ihagarara higeze n'iki ibintu ngibyo mushaka byakire n'impunzi n'izitaye n'iki ibintu ngibyo ariko uzi ukuntu uzabibirindura mu myaka nk'ibiri gusa nabo sabana David reka turimo tugana ku musozo reka dusoreze kuri iyi nama ya SADC izaterana kuwa gatandatu izabera i Lusaka muri Zambia ni inama igamije kunoza ubutumwa bwa SADC muri Kongo iyi nama izayoborwa na Perezida Hakainde Hichilema cyangwa Hichilema wa Zambia mu nshingano ze nk'umuyobozi w'urugaga rw'ubufatanye bwa SADC kuri politiki ubwirinzi n'umutekano iyi SADC na Kongo no kuza mu butumwa muri Kongo yahindura yakora inama yagira ite ubu ntibishoboka ahubwo ko ishobora ku withdrawing aho gukomeza kudeployinga ingabo muri Kongo wapi umuryango mpuzamahanga n'ikintu gikomeye ntago ushobora gupfa kwikorera amaboko uko ubonye kose aho kugira ngo withdrawing hari amaturufu amwe batarakoresha muri intambara iyo turufu batarakoresha niyo maze gusozeza mu byo nimo mu kanya no gutegeka Tshisekedi kuganira n'izinyeshyamba abandi b'inshuti ze ab'inshuti nyanshuti bakayimubwiza ukuri nk'igisubizo urumva abona bambare gukoresha iryo jambo abamashumiye bakamubwira bati zirangize gutya iziranyeshyamba ariko uzongera uzigarike cyangwa uzagusimbura zazigarike nkuko n'umundi 2013 zubiswe na Kabila zikaba zimo zirwana na Tshisekedi bashobora kubwira Tshisekedi mu inongoma yawe y'imyaka inusigaje ku butegetsi n'igice uzayirangiza uganire n'abantu epfa kwizima ntacyo bigutwaye zira kugira guteze va kwizima muganire ugire gute ariko barangize gutya ubwo bakazasizanira ku meza y'ibiganiro yibirangara barangiza abandi amayiri yawe twarayamenye banza urutire y'amagambo banza ugire gute na gute na gute ibi ntituzava ahangaha imyaka 10 tuzahayobora paka ababyeyi bacu batuye batuje batunganiwe banza ukure FDL mu ngabo zawe banza uhitwa umuzarendo wese dushyiraho porogaramu yo kumwambura imbunda no kumushyira mu ngando ubuzarendo bumukamukamo ariko kandi dufite ingabo zizakorera hangana brigade yacu naba yarafite nebyira gatanga imwe tuzamurasa ikindi kintu ahantu hacu tugomba kuhategeka imyaka 10 gisikana ya politike abagwandofone n'abashina abanande n'iki tukishyira hamwe tukayobora Kivu y'amajyaruguru mukaturinda karindi kanyu k'Kinshasa mugatanga imishahara mugatanga kimwe cyose mukajya mukora ikinanga mutugishije inama kuko ni wacu ibyo biganiro nabyo urumva ko bizanyemo ntibishoboka n'indi mirwano so urumva hari n'abantu bavuga ibiganiro bakajyana ibiganiro n'ikintu cyoroshye nyuma y'ibiganiro umuntu ararwana cyane hari n'intambara zishyuha mu biganiro iyi ntambara iracyari mbisi
iyi ntambara ifashe igihe kinini cyane. So rero sadeke no kuba ukoze bira y'ibyo yagezeho militarere ntayo, igisirikare ntacyo barakora, ndumva bashobora gukandira kuri politike kandi bikajya muri uwo mujyo utari no gukemura ikibazo. Bo bafite target ngo turangize M23 gutya gusa, turabizi ikunda ibingibi yumva ibingibi bigira gute n'ikiri bivuze ibingibi irabyumvira. Ariko niho wambajije nkabo ko nsubiza uzayibaze Dr. Barinda, ese bari abantu M23 yacyaro no gushukishwa duhenda abana, ubwo nyine niyo yo kwizisubiriza. Mbega iki kibazo ngigutumye kuri Barinda, nta nubwo ndavugana nawe ngira ngo, ariko twavugana Kanezi barasinya mvugana nawe, uzamaze uti leta bashukishije uduhenda abana n'ubundi mukajya mu biganiro igamije kuzabashuka ABCD, muzabyivanamo gute? Uzumva uko azagisubiza ko ntabwo nasubiza M23 agiye. Ariko cyo kintu kuko izindi orumeni zizo zarabananiye, gisirikare sadeke iri muri position de faiblesse mu buryo bwa gisirikare, yaje mu buryo bwa offensive, nta musozi n'umwe irakuramo, nta defense n'umwe iragira gute, nta muhanda irafungura, nta kirere iragira gute, ifitiwe imbohe, bamwe barabyemeza ndi bakabihakana. M23 ifite iri hasi ku buryo bushoboka bwose, n'ubundi nta cyayitunguye, nicyo abantu bari expectingaga kuri sadeke. cyangwa shana yabengutse M23 nana yibenguka, ariko umuntu ugufitiye imbohe wanamubenguka. Nese sinkubwiye ko abarundi bazabenguka M23, ni M23 mara konsatira imipaka yabo, ibebe niho bazanyuza imbohe nyine, nta Red Cross igiyemo, barimo badiringa. Nese M23 ya control Uvira, president Ndayishimiye agakomeza kwitsimba kuri Kinshasa, amusha Uvira mu birometero bingana na Bujumbura, nawe yahindukira. Ibyo se birarenze, ntabwo nta n'ikirenze kirimo rwose. Nabyo birashoboka rero, birashoboka kuko amagambo ya President Thabo Mbeki arimo kugenda asubiramo, arimo kuvangira Cyril Ramaphosa cyane. Mbeki yarubashywe, afite na institute international kandi ikitegererezo. None se ubwo abantu kandi babasaza barubahana, ikiremo ngo azumva impuguro za Mbeki akomeze yibande ku bya diru yantuze ya Tshisekedi na Ramaphosa. Rais Samia Suluhu Hassan azumva umuntu nka Mbeki wenda yumvaga na kera ari muto avuga ati umuntu ndamufata y'ikitegererezo abahe igitekerezo acyange. Ese ubwiwe n'iki kuruzinduko rwa Minisitiri w'Abanye n'Amahanga aza mu Rwanda wa Tanzania we ati abantu badashobora kuganira ku bintu by'akarere, urumva nabo bagatahana amasomo y'ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batari bahugukiwe, bakavuga ati turi bashyashya, ibintu twabisanzemo bakikwete, ibintu byarebe bimeze bitubundi, bakabwira ati murabona muzi n'ibindi, ikibazo kiri hariya ni cyendaga kuba iwanyu iyo mutaza kugikemura nkuko mwagikemuye. Ikiheze interamwe zambutse ku mupaka wa Rusumo zambura imbunda, mu butu ntabyo yakoze. Interamwe zambutse mu mupaka wa Rusumo zijyana Benako, mu buta zishyira Mugunga zishyira Kibumba, ibyo ntimwabikoze nka Tanzania. Twasabye Kongo gucyura abantu yanga kubacyura, mwebwe murabacyura Benako. Biriya byose mwakoze nibyo Kongo itakoze nibyo dupfa. None se mubipfa gute M23 yinjiramo gute? Ni nkuko namwe interamwe zari kwa zarigaruye amashyamba ya Kimisi, Shinyanga yose kabe ariho zirimo, noneho uwo batuvuga rumwe akabimpunzi. Nuko bimeze. Icya kabiri bati mufite abamasayi muri Tanzania, hakaba abamasayi muri Kenya. Uko twumva ikibazo cy'abavuga ikinyarwanda muri Kongo, ni nkuko mwakumva ikibazo cy'abamasayi bo muri Kenya bafite imiryango muri Tanzania baramuswe barimo bahigwa ngo bakorerwe genocide. Mwebwe mwaceceka nta kintu mwatekereza? Ntabwo mwatekereza ko umumasayi wo muri Kenya ufite umuvandimwe muri Tanzania ko iyo repercussion izagera ku gihugu cyanyu? Kandi ababamara wenda n'abandi bakoze amabi muri Kenya baje muri Tanzania bagiye babasanga no muri Kenya, urumva? Ikindi bakanababwira bati mu Rwanda muri genocide yakorewe abatutsi hapfuye abatutsi barenga miliyoni. Siko imibare mu Rwanda bivuga. Icyo gihe u Rwanda rwari na miliyoni 7 z'abanyarwanda muri 94 ngiraho hafi 7 gutyo. Kora pourcentage urebe umubare igihugu kiba cyarapfushije, abantu barenga 10%, 12% n'urugero. Akababwira ati rero muri Tanzania bafite miliyoni 35 cyangwa 70 z'abaturage. Mujye mutekereza muramutse mwarapfushije miliyoni 15 muri zo miliyoni 70 cyangwa se oya 8-9, mwebwe umuntu wabishe aridegembya mu kindi gihugu, icyo gihugu mwacana waka gute? Noneho bakabana kimushyigikiye, nibyo dupfa na Kikwete.
so ni buriya abantu baraganira, so this solution irashoboka. So reka dutegereze ibizava mu nama ya SADC. Hari n'abakubwira ko SADC nayo iri muri Kongo itari yose, nta kuntu n'ubundi bihugu bitatu bikomeje kwitsimba n'ingabo muri Kongo mu bihugu 10 na bingahe, ubundi se kuki bitabirindwi cyangwa 8 wa mugani, kuki abantu batabona ko SADC yakenetse ino misiyo, abantu bameze nka Rambo Meshete wa mu tureke tugende. Ariko bahekirema batabyumva, bazimbabwe batabyumva, Angola namba na Mibiti tuzaza ntituze, Botswana tudufite secretary general Gaborone muzaye muzikora inama tuziha amafaranga, Mozambique yo itanazijyamo, urumva Mozambique nayo bazayigaho kwa gatandatu urabutumwa buriyo bazabwigaho Sami yongera so iriya nama rero ishobora kuba inama yo kuvuga ngo ntacyo twagezeho mu buryo wa gisirikare bwa offensive, reka duhindure tumere nka SADC nka EAC nako abakongomani gatavugira induru bagataha, batari ko dutaye nkuko EAC yatashye, nose abandi ko batashye bateye amabuye, namwe ni mutahe ga no gusohoka hariya birashoboka, nese EAC ko yagiye nibyo nakubwiraga bya withdraw byose birashoboka. Nta kidashoboka kuko abajenerali batanu barenga batanu bavuye hariya nta mwanzuro bafashe, akiriya nama abajenerali babonye ko yaba yakasamuto buri abajenerali iriya nama bayitonganiye Migoma, buri bavuye bavuga ati ntabwo tuzabishobora ibi bintu, dore giye nyuye mayite ebyiri wo muri Afrika y'Epfo hiyongereho n'izindi ebyiri, uyu Burundi ati bamfitiye imbohe, uwo muri wose ati uwa Tanzania ati ubonye ko nta mukoloneli waje witabana ibyone ngo banamahinduye, abatanzania bakamujyana batuwe barakwishe nturaye. So urabona ko ubutumwa bwavangavangiye bukanga, gisirikare babonye ko bidashoboka, basigaje imitwe ya politike, iteka mutwe ya politike, ariko ritagamije kuzana amahoro, rigamije kurangiza M23. M23 niyo yo guhaguruka igahangana n'iki kintu nk'ubu rwose, ikabiri imirwana na politike ivuga ngo dukeneye kuvugana na leta turwana, nizajya kuganira n'u Rwanda bajye baganira iby'u Rwanda, nijya ku Bugande baganira iby'Ubugande, nijya kuri SADC baganira ibya SADC, dukeneye gukemura ikibazo nk'abakongomani, nibyo bakoloneli nanga bafite kuvuga na Bertrand Bisimwa nako kazi bafite katoroshye, byakwanga ku magambo bagafata ahantu harya leta hayibabaza bakava mu byaro no mu misozi. David reka dusoza mu gihe impande zose zaguma muri position zifite ubu ibi byabiganisha SADC irahara ariko nta kiri gukora, M23 irajya ikagira itariko ntago ifata bamugana hababaza kugira ngo ibone ibyo yicaza ku meza, leta iti ibyo ntabwo bitureba kuganira namwe tuzaganira n'u Rwanda, buri wese agumye aho ari ubu ibi bintu byabyerekeza, ugomba gutira muri ntambwe kugira ngo ibintu bifate indi sura nshya n'inde mbere y'abandi. Ntago bya uko bimeze kose, ntago bibaye statiko uko bimeze uyu munsi, ntago bimeze neza, byakomeza kujya bigana habi cyangwa ahabi bitewe n'uruhande umuntu arimo cyangwa heza bitewe n'uruhande urimo. Mu yandi magambo utakaza akomeza gutakaza ibirindiro, urumva ubifata akomeza bifate, noneho uhomba kudafata hakomeye kutagira gute nawe agakomeza guhomba gutyo afata ibyaro bikabazagaragara, ugasanga semeze gute, havamo ibintu bibi cyane. Kuko M23 yagenda ifata intara z'ibyaro, sibyo, ikabona abasirikare benshi buri gihe ishobora kugendera na localita, ibyo ni kimwe. Leta ikakomeza kugenda itakaza credibility, SADC ikaba nayo nka MONUSCO na EAC, urumva ino ntambara ikazava kuri chat y'intambara ziri ku isi zivugwa, abanyamakuru neza wavuga ibyo muri Kongo akabati nta nuzongera kureba primo ibyabo byabaye nayo, umwe agakomeza kujagarara muri nayo, undi akajagarara mu kiniki, kandi buri wese yaba ari 50-50. M23 yaba ari imitsinda na leta cyinza imitsinda, kuko yabitsinda iguma na goma, itsinda iguma na wenda Bukavu, M23 ifata ibyaro n'amashyamba, urumva gusa leta bujya yakwibirinda uko Israel yose ikavuga utarika aba bantu ntiyaburi ikidosi izagushyiraho mu gihe nta ingredient nshyashya irimo gushyiramo. Niyo mpamvu no ntabwo ikeneye kwishepinga bakayikora ku rwego iriho, ni barwane besurane intambara yongera igaruke mu isura nshya y'intambara, cyangwa urangiza undamurangiza bave no mu bintu bya kera ngo twarwaniraga ibikera ubu barwanira ibindi bintu bishyashya, nkuko M23 yahinduye izina, urumva ubona ko isigaye yitsimba ku kintu cyitwa Alliance Fleuve Congo, ni ikizana n'imirindi yacyo nyine n'amatangazo
irayasohora muri iryo zina ni ikizana n'imirindi yacyo. Noneho na leta nayo ariko se kuko bakomeje gukende wahomba cyane ra, ariko leta yakishuza nta kintu ihomba cyane, bari cyinshi asa muri 2500 bari intambara bakomeza kubaho bakagira gute. M23 kuko ari inyeshyamba zidafite media nk'iya leta ikomeye, zidafite iki n'iki n'amafaranga batayanganya, ikaba yazarangiza iri nayo nyine. Ariko nayo udakina ishobora no kurwana gutya bikaba byarangira imenyerewe n'abantu bayitinyaga. N'uwo muryango mpuzamahanga tujya tuvuga bakavuga ko ubundi abo bantu batwaye ntacyo bishe ntacyo bakijije. Ya myaka basaba leta ngo basekiriza ahantu bakayimana n'ubundi bahasekiriza ariko batarabihawe. So ubwo surambwira ngo iki ntago mbona uzakimbaza ubutana nagitereye metero bikomeje gutya simbona wahomba cyane bikaba nayo gutyo. Tshisekedi yabakomeza manda ye igenda ivaho amezi n'umwaka, M23 nayo ikomeza igenda ifate intare ifate ebyiri ifate eshatu. Ariko se umve mu kiganiro ntavuze yuko gufunga umujyi wa Goma utawufashe ukishwa n'inzara byazakuviramo ibyaha nka biriya bashinja Israel muri Gaza. Ubushize wabivuzeho M23 gutinda idafata ibyemezo bashobora kuba bagenda bayibonera ibirungo. Ubwo se reka nkubaza habura eniteke nk'icumi ziba zirimo zirangiza ubukurutu. Ubwo se nta komanda y'imbundi bikiri ukugenda utinda ibikiri bakishipinga itaragira zizakurasa leta afabyihorera sha oya ibintu ino ntambara ikeneye kwishipinga bayikura ku rwego bajyana ku rundi. Ufata ibirindiro utarusanganywe ugafata imijyi utajya gufata bakabona ko uri inyeshyamba n'inyamugi, cyangwa se leta ikahakwambura nawe ukabona ko nta hantu wafata ngo yo kuhakwambura, byose birashoboka. Iyi ntambara ikeneye kugira kuko nkabura M23 yafashe ibirombe bya Sombe Kivu muri Rucuru, kandi ngo nicyo kirombe cya kabiri mu bunini muri Rubaye, ikagenda ifata ibirombe ikafata n'ikashi byose ikagira ikava intambara ku rwego ikajya ku rundi. Turagora ni nyeshyamba zirwanisha ibifaru n'amakajugujugu cyane. Nayo nyine igashyiraho wirimo gushyiraho abategetsi ikashyiraho nka polisi. Urumva bakomeje kumera gutyo nabuze igisubizo. Bashobora guhagamana umwe ari muri intereze undi ari mu bihombo bye undi ari mu bihombo bye muri intereze. Ariko ni nkuko M23 tubango leta ngo yarimo yunguka amayiniteke na M23 yarimo yunguka izindi niteke. Buriya Nyanza yahabuze abasirikare nka unity yakuye abantu bari baje bangana kuri ya KIKO he hose, kugeza ubwo leta ya Kongo ibuza abaturage kwitabira ibiganiro bya M23. Sinzi rero ushobora kuvuga uti hari icyo umwe yahombera muri no statiko iri hariya, ariko nicyo yayungukiramo ntabwo cyabura. Ni ibintu byo gutega amaso gusa kandi byose biba bishoboka. Ya David dusoze, reka dusoze iby'intambara tubikurikirane tubirebe. Natwe ntabwo tuzabikuraho ijisho gusa, ariko ibi bintu ubundi byo kurasa byo kwica abagambanyi bite gute bira byo gusubiza igihano cy'urupfu kuri leta ya Kongo. Nabonye muyaya arimo avuga ngo nibwo buryo bwonyine bwo guhagarika impfu muri Kongo, kandi bashaka kwica abantu. Abo nyine bicwa ngo nabajyaga bagambanira, noneho benshi bagapfa ari benshi, bazajya bica umwe cyangwa babiri babagambanyi. None se ko abantu bashaka gukoresha mu buryo bw'ubugambanyi nabwo bagambanira, ugasanga umuntu arakugambaniye barakwisha kandi nyine bivuye mu kagambane. Kuko nabonye ibihugu nk'Ubwongereza, Canada n'Ubusuwisi birimo byamagana ibi bintu. Buriya buryo bukoreshwa nibwo buryo bwa nyuma bukoreshwa n'umuntu ugiye gutsinda urugamba. Nibwo buryo bahiteri bakoresheje bande yande bose bwo gukanga abantu kugira gute kwica abantu ngo bananira urugamba. Nta muntu wigeze ukoresha buriya buryo ngo atsinde intambara. Ngusubiye inyuma ku rugamba rikomana ngo nuza ngo muri Europe litagitiga ngo leta wishwa. None se atinye kwishwa gahita yigira mu nyeshyamba, ati nundi agatanga nk'umusozi wose cyangwa agatanga nka defense yose, ati ndabizi ndabona habure iminota nk'icumi ngo dutsindwe urugamba. None umwanya wo gutanga ya commande kuko ku rugamba babumvikana barana monitoringa nabo ibyo bavuga. Akaba yahamagara nko korosa na M23 avuga ati ngiye n'ingabo zanjye twese tumanitse amaboko, kuko azi yuko n'ubundi nama n'ikiri inyuma bari bumwica. Ibi bishobora gutuma M23 batsinda ku rugamba ku rwego rukomeye. Noneho na Alias Fleuve Congo ikakoresha kritika avuga ati urabizi barimo kukoga runono, urabizi nawe baragushinja cyaha cy'urupfu, mwiyizira hanga ntacyo muzaba. M23 igashyiraho zone y'ahantu igihano cy'urupfu kidakora. Abantu bakava bava muri zone y'igihano cy'urupfu bajya muri zone y'igihano cy'urupfu kitari.
uwagiriye inama Tshisekedi ashaka kumurangiza. Moya yavuze ko ejo yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru Kinshasa avuga ko abazajya bahamwa n'ibyaha bya ruswa kunyereza umutungo w'igihugu nabo bazajya bakatirwa igihano cy'urupfu kandi bicwe. Muri kuri Akamegeri niwe uzagihanirwa bwa mbere azabishima bamwishe. Ibyo ngibyo hari ibintu birenze se. Na Tshisekedi ngo cyazamuhitana. Urumva? Igihano nka kiya gishobora gutuma ingabo zivu. Uyishaka gutsinda urugamba neza nta gushyiramo ibihano bikanganye. Wowe uvugurura military warfare, political warfare, abantu babayeho bate bagize gute ku buryo umuntu asigara yumva nta cyatuma kurwanya. Niyo atari mu mwanya wabwo gifite icyo nahombye. None gukangisha abasirikare urupfu. Biravuze ngo bishobora no kongera imitwe y'inyeshyamba. Bakavuga ati niba batayo ya 105 yatsinzwe na M23. Tumere nk'ingungi. Dutsinzwe twari 200 turokotse 600 turokotse turi 500. Aba 500 ro dutokotse ntitujye hariya. Twikoremo itsinda riduprotecting ngo batatwica. Ubwo imitwe y'inyeshyamba niba ari 10 kabibaye 900. Biriya tegeko rizakoraho Kongo. Nicyo kitegeko ribicizekeda kizo rizanamukoraho. Rikamutwara abantu bamugira gute abanyapolitiki bakamuhunga ari benshi ugiye kwifuza ntagaruke uwo batangiye gutikurira kubera imyanya bapfa akavuga tubwo mutangiye kugira gute mashaka kumbambisha akabaragiye namo yayo ukawamona muri Alliance Frere Kongo ari bavugaga ibyo ngibyo. Iki nese mugari wa Kamegere ntagano wawuze ngo yashyuhirije abantu rutare ngo bajya bashyiraho nawe basanga ari ugiyeho. Iriya ni weakness umuntu wese urimo gutsinga urugamba ashyiraho ibitegeko byo gukanga abarwana kandi nta kintu byabagezaho biriya. David ubwo M23 niba ari opportuniste beza hari izakuramo abarwanyi. Ubu ngubu nyine izajya umuntu ifate nka megafone iti nimutaza murapfuye we muzarendo nutarwana ngo upfe kugeza ku wanyuma muza hano nta rupfu ruhari ahubwo ni yeguyiza ibigo byo kugira ibigo byo kubigishirizamo bigaragare ko ugiye muri M23 egare nta gipfuye urupfu rw'itegeko. Ariko ibyo bizaba ari uko yashyizeho bya bindi nakubwiraga byo kuvuga ngo hari ibintu byo muri leta bitagikora ku butaka bwacu. Bya bindirimbo zanyu ntizigikora amategeko yanyu ntagikora ugeze aha ntabagipfuye gutya na gutya hari akane M23 isabwa gukora kakasa mutwe kuri leta ariko ntagira yikora mu mutwe. Watwara abo Kongo bano bamutwara ibyaro ngo bamutwaye ahantu watwaye iwanyu wafashe iwanyu aho uvuka ariko ntabwo wamuraje adasinziriye. M23 gukora akantu kabuza Tshisekedi gusinzira. Sinzi ngo nagaki bazagatekereza. David wakoze cyane. Nawe wakoze kandi dushimire namwe abari badukurikiye. Tuzasubira kwa kangahe kuwa mbere. Ubwo naho kuwa mbere cyangwa hagize igiturika tukagikora. Tugahita duhura nacyo. Ya mwakoze rero reka tubifurize kugira ibihe byiza bari badukurikiye muri mu Rwanda no hakurya y'inkiko z'u Rwanda. Namwe tubifurize gukomeza kumererwa neza. Bye. Asante. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu temuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare